Hey guys, ndabasuhuje mwese. Uyu munsi ngufitiye message ivuga ngo stop complaining, start building. Bishatse kuvuga ngo hagarika cyangwa se rekeraho kwitotomba. Kuko hari ibibazo runaka ufite, kuko hari challenges runaka urimo urahura nabyo, ntabwo ibyo ngibyo bisobanuye ko ugomba kwitotomba. Kuko igihe cyose umara urimo urabyitotombera, igihe umara uri muri complainings, wakimara urimo ushaka ibisubizo. Kuko ibyo bibazo uhura nabyo, zo challenge uhura nazo, ntabwo ari wenyine uhura nazo. Abantu benshi cyane bahura nabyo, nkuko nawe uhura nabyo, hari n'abandi bantu bahura nabyo. Ariko abahanga bo aho kugira ngo bitotombe, ahubwo bashaka ibisubizo. So message ngufitiye kano kanya iravuga ngo nawe guhera uyu munsi tangira wige gukoresha igihe wakoreshaga witotomba, ugikoresha ushaka ibisubizo. Stop complaining, start building. So tangira aka kanya bikoreho, uzanshimira nyuma. Thank you.